Ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana, ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza kandi ndabasuhuza mbifuriza weekend nziza, mbifuriza icyumweru cyiza, mbifuriza n'ibihe byiza. Mugire amahoro kuri microphone za Ntamikino Online TV n'ubundi muri kumwe na The Master. Mugira amahoro n'amahirwe mu byo murimo byose kandi abari mu kiruhuko cyangwa se abagize ibirori bitandukanye mwese ndabifuriza kugubwa neza. Ngarutse mu kiganiro rero uyu munsi nkomeza n'ubundi kuganira kuri Pi Network cyangwa se ku ikoranabuhanga rigendanye na Pi Network, uburyo isi ishobora guhinduka mu gihe gitoya cyangwa se benshi biteguye impinduka mu buryo butandukanye, ariko bamwe bakaba batarabasha kubyakira neza. Hari abagihuzagurika, hari abatarabyumva, yemwe hari n'abumva ko bitabareba nyamara bazisanga byabarebye icyo gihe baragikerenceje. Rero uyu mwanya bibaye ngombwa ko ngaruka umunsi kundi turimo turagenda tubona uburyo ku isi ibintu biri kugenda bihinduka muri uyu mushinga wa cryptocurrency, by'umwihariko kuri coin ya Pi Network. Mw'abantu mwe dukurikije cyangwa se turebeye hamwe tukareba uko ibi bintu byubatse cyangwa se uburyo uyu mushinga wa Dr. Nicolas wubatse, nuko bigaragara neza ko turi mu bihe byiza. Buri muntu wese agomba kumaintaininga akamenya neza aho ava n'aho ajya, cyangwa se akabasha kumenya icyerekezo uko gihagaze. Mw'abantu mwe nk'uko twagiye tubibona cyangwa nk'uko tubitegereje, nuko muri izi mpera z'uyu mwaka harimo update zishobora kuba nshyashya, aribwo dushobora kwinjira muri testnet ya kabiri cyangwa se ukamuyoboro wa Open Network nk'uko Nicolas yabitangaje ejo bundi kuri update iheruka iri muri dashboard zacu kuri 17, bikagaragaza neza ko iki gihe gishobora kuba ari igihe cyiza cyane cyo gutangira kwitegura no kwiyumvamo ibyiza cyangwa se no kurebera hamwe aho uyu mushinga uri kwerekeza. Ku bantu bataramenya neza ibi bintu bya blockchain cyangwa se uburyo bw'aya ma cryptocurrency uburyo bukora, cyangwa se no kumenya neza gukoresha uburyo systeme yubatse, baracyafite byinshi byo kwiga kandi basabwa kwiga vuba, kuko hari igihe serivisi z'ubuntu zizaba zitagitangwa. Hari n'igihe uzajya ubaza umuntu ugasanga nawe ari bize yibereye mu bye. Ariyo mpamvu rero mfashe aka kanya kugira ngo nongere kubibutsa cyangwa kubakangura, ariko nimba utaranamenya uyu mushinga, amahirwe aracyahari, iminsi iracyahari nubwo atari myinshi, ariko igihe cyose kiba ari igihe. Noneho rero abo dusanzwe tubana umunsi kundi kuri Ntamikino Online TV, cyangwa se n'abashyashya, nimba ari ubwa mbere twumvise cyangwa se nimba dusanzwe tuganira ariko utari wumva ibiganiro byacu, utari wadukandira subscribe, duhe subscribe, utwandikire comment uburyo ukurikira ibiganiro byacu, cyangwa se nimba ari motivation cyangwa se nimba ari inyunganizi yindi uduha utubwire, udukandire no kuri like. Niwumva binakumotiva cyane cyangwa wabisangiza inshuti yawe, udukandire no kuri share usangize abagukurikira nawe. Uyu mwanya rero bibaye ngombwa ngo tuganire kuri iyi mishinga ya Pi Network cyangwa se aya utilities yagiye agaragara ku bwinshi. Cyane cyane uyu munsi cyangwa se muri iki kiganiro ngiye kwibanda cyangwa se ngiye kubaganiriza kuri izi nganda zagaragaye cyangwa se izi utilities zamaze kugaragara mu rwego rw'ama smartphone cyangwa se izi nganda za telefone zakozwe mu buryo bw'uko ziteguye kuzagurishwa muri Pi gusa. Niyo waba ufite amadolari cyangwa se niyo waba ufite amayero, amafaranga ari yose kugira ngo ugure ubwoko bw'iyi telefone uzasabwa kuba ari uko ufite Pi gusa. Telefone ya mbere yabayeho, urugero nabaha nuko mwibuka neza ko kuva 2021 aribwo hasohotse amakuru ya telefone yitwa Tesla Pi. Iyi ni y'umuherwe Elon Musk. Telefone bivugwa neza kandi bigaragara neza ko kuva izi telefone inganda zatangira kuzikora cyangwa se mu ruganda aho zisabwa kuba zitunganyirizwa, nuko kuva zatangira gukorwa stock n'amakontineri bagiye bakora stock, kugeza igihe byagiye bigaragarira ko kubera Elon Musk ibintu byinshi yagiye akorera uyu mushinga wa Pi Network, bitewe n'uburyo awubuze uzatangira gukora, bituma ubukungu bwe buhungabana. Murabizi mu minsi yashize bari batangiye kuvuga ko agiye no kuva ku mwanya wa mbere, hari Edair yari yavuye no ku mwanya wa mbere, ariko we ntabwo yavuye ku mwanya wa mbere kuko yahombye
oke byitwa igihombo kuko afite ibicuruzwa byinshi yamaze gukora kandi mu myaka itandukanye, yaba izi Tesla Pi, yaba Tesla Car yakoze n'imodoka, yaba n'imishinga y'ibyogajuru yagiye akora. Murabizi uko byagiye izi ngendo zitegurwa. Ibi byose n'abatabizi nuko yavuze neza ko azakora ingendo zo kujya ku kwezi. Ibyogajuru biri gukorwa ku buryo buri muntu azajya yishyura muri Pi gusa, nta kindi kintu kizakora n'iryo faranga azaba ari gukoresha. Uyu ukaba umushinga rero ukomeye cyane cyangwa se uhambaye cyane cyane ku ruhande rwa Elon Musk, kuko nyirizina yabaye umwe mu bafatanyabikorwa ba Pi Network. Ayubakira ibikorwa ku buryo umunsi izaba yagiye ku isoko cyangwa se Pi Network umunsi izaba yaronshinzwe, ibicuruzwa bya Elon Musk cyangwa serivisi azaba atanga bizongera kumuhesha icyubahiro n'ikuzo ku rwego ruhambaye, ku rwego rw'isi, ku rwego rukomeye. Dukomeje iki kiganiro rero, ku bandi twagiye tubana mu bihe byatambutse, mwigeze mubona amatelefone ya Huawei y'uru ruganda rwa Huawei. Ntabwo telefone ari Huawei, ahubwo nuko uruganda rwazikoze rwa Huawei, runo ruganda rwo mu Bushinwa, rwamaze gusohora product ya telefone za Pi Network. Telefone za Pi Network nabo barazikoze barabika, ntago ziragurishwa. Ni product zizaba ziri kugurishwa muri Pi gusa. Uru ruganda murabizi ko nyuma y'inganda z'aba banyamerika za Apple n'izindi, bizwi neza ko Huawei mu Bushinwa na rwa ruganda rukomeye cyane mu gukora amatelefone meza kandi ahambaye. Uru ruganda rero rwamaze guprintinga narwo amatelefone menshi, amakontineri n'amakontineri barahunitse, barindiriye kuzagurisha muri Pi gusa, nta rindi faranga bakira, yaba amayeni, yaba amadolari, yaba amayero, yaba ayo ariyo yose, nta faranga rindi bazakira, bazaba bakira Pi Network gusa. Uru ruganda narwo ruri kudepa. Noneho rero muri iyi minsi ya vuba mwabonye urundi ruganda ruri gukora ziriya telefone za Realme. Izi telefone za Realme mwarazibonye utuvideo cyangwa se n'ubu mu kiganiro akavideo kayo murimo muragenda mukabona. Uru ruganda narwo izi product mu Bashinwa ho barimo barazikora bakanazigurisha muri Pi gusa, nta kindi. Ni telefone nazo zakozwe systeme yazo n'uburyo zikoze, ni telefone zakozwe muri Pi Network, zakozwe mu buryo bwo kwamamaza Pi Network cyangwa se zitiriwe Pi Network. Mwarabibonye uburyo fayiro yazo uburyo yakigaragaza ko ari Pi Network. Niyo coin yonyine, sorry, niyo mafaranga yonyine kandi niyo coin yonyine izi telefone zigurishwamo. Binagaragara ko umunsi hafunguye Open Network cyangwa se habayeho launch ya Open Mainnet ya Pi Network, isi yose hari ibicuruzwa byinshi birimo gukorwa cyangwa se byiteguye kuzashyirwa ku isoko mu buryo butunguranye. Ku bantu twagiye tubana cyangwa se ku bantu mwagiye mukurikira imishinga n'amasoko menshi akomeye, yaba amasoko asanzwe, yaba inganda zisanzwe, izikora imodoka, izikora ibinyabiziga bitandukanye, izikora ubwoko bwose, yaba imodoka nini n'into, yaba amakamyo, yaba nano mahoni n'izindi, inganda zose ziriteguye guhindura cyangwa se kugurisha ubucuruzi bwazo muri Pi Network. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi Pi Network ku muntu uri kuyimayininga cyangwa uyifite, isi iramutegereje, azaba ari we muntu ufite zahabu ikenewe ku isi mu minsi iri imbere nyuma ya Open Network. Noneho rero dukomeje ikiganiro cyangwa se mu minota mikeya, ntabwo ushaka kubatindira cyangwa kubarambira, nuko uyu mushinga wa Pi Network saba amanyenganda gusa n'amasoko asanzwe atandukanye y'ubucuruzi nayo yatejemo. Mwibuke neza ko kure Amazon mu gihe cya testnet, Amazon bacuruje product muri Pi Network, bacuruje bakira Pi. Ibyo ni ibintu biri officiel byabaye. Nuvuga ngo rimwe mu masoko akomeye asanzwe akora online, yaba Amazon, yaba Alibaba, yaba n'andi masoko, nuko yose yiteguye guhita arekura product zabo, ibicuruzwa byabo muri Pi Network.
mu buryo bw'ubucuruzi basanzwe bakora online, biteguye kwakira payi nk'ifaranga ryabo ry'ikoranabuhanga mu cyerekezo gishyashya bazaba bafite, cyangwa se tugiye kwinjiramo imbere, cyangwa se turimo gusatira. Bantu mudukurikira umunsi kundi kuri Nta Mikino Online TV, nagira ngo ubwire ngo n'ubundi nimba ari ubwa mbere dukandire subscribe, cyangwa se nimba tusanzwe tunabana n'ubundi udukandire subscribe, twandikire comment uburyo wakira ibyo tukugezaho, udukandire like, ukore share ku nshuti zawe, biradufasha cyane. Ushobora kumva wenda wowe wabisangiza abandi ukabikora, ni uburenganzira bwawe kandi n'icyifuzo tuba tuguha. Ikindi ni uko mu buryo bugaragara ku bantu bari kunegereje uyu mushinga wa Pi Network, ni uko mu gihe dutegereje imbere gato ahangaha hagiye kubaho revolution monetaire ku isi, yaba systeme bancaire. Murabizi ko uyu mushinga wa Pi Network wubakiye ku cyo bise ku ikoranabuhanga rya Stella. Stella ni igiye gukontorora systeme bancaire zose. Byose birazwi ko tuzagenda tubiganiraho mu biganiro bitandukanye mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'amabanki ayo ari yo yose ataramayininze Pi Network, cyangwa se adafite payi, atazafite payi nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga, azashiduka ari kurishaka kugira ngo babone serivisi muri web gatatu, cyangwa se serivisi za Dr Nicolas. Ibi bikaba ari ibintu isi itegereje kwinjiramo, ari nayo mpamvu umuntu ushobora gukirensa aya mahirwe yo kumayininga Pi Network ku buntu uyu munsi, nubwo iminsi iri kugenda irangira, ariko aya mahirwe yabonetse rimwe, kandi kuzongera kuyabona mu gihe cy'imyaka 100 iri imbere bizagorana. N'abatindiye rero, mugire ibihe byiza, mugire amahoro,